iteka n'ahantu hose gasabira muri mutagatifu imana ishobora dusohoraho iteka ukristo umwami wacu kuko wagiranye isezerano rishya n'umuryango wawe maze ukawucunguza ukristo ukabya umwana wawe kugira ngo muri we abantu bose bashobore kugira uruhare rwo kumenya imana yawe no kuzasangira nawe mu ijuru umurage w'ikuzo ry'iteka. Mu gushyirwa mutagatifu umugabo n'umugore washatse kutwereka ingabire nyinshi zikomoka kuri Kristo kugira ngo isakaramentu twijishe bitwibutse umugambi w'urukundo rwawe rwari kurushijeho. Nicyo tujye twifatanya n'abamarayika n'abatagatifu bose n'abatagatifu bawe bose twagusingiriza icyarimwe tuvuga tuti usakaza aho wari kuranatura umutwe utatuze kugira ngo ahinduke ature mu mubiri n'amaraso cya Kristo umwami wacu. Igihe agiye kubaza umubabaro ku bushake bwe yafashe umugati agashimira arawumanyura nuko yohereza abigishwa be avuga ati mwakire maze murye mwese iki ni cyo gukora umubiri wawe mu gihe ugiye kubagaragara. Nk'uko rero amaze kubigenza baragiye kuyafata inkongoro barashinga nuko abigishwa be avuga ati mwakire maze mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rya kabiri izabaho iteka agiye kubonerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora biri ku rwibutso rwanjye.
kubahereza aya maturo kandi turakwinginga tuyoboje ngo twe basangira umubiri n'amaraso bya Kristo tudahuze n'ubumwe. Nyagasani muri Kiliziya yawe wibeye ku isi hose imaze uburyo bw'urukundo hamwe na Papa wacu Francisco n'Episkopi wacu anakwita umva neza n'abatura mu batari bose. Nyagasani muri kandi aba bageni bamaze guhabwa isakramento yo gushyingirwa nibo bafashije kujya kuri umunsi w'ubukwe bwabo ubaye no kuzagira abana ko babyifuza kandi ineza yawe bayikura mu munezero n'umumaro. Wibuke kandi Nyagasani abavandimwe bacu bapfuye tubwize ko kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe ubakirire mu muriro uturukaho. Turakwinginze natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobora kugira umwanya mu gihugu w'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi mwiza w'Imana na Yosefu mutagatifu w'intungane intumwa zawe ntagatifu basi n'abacu batagatifu cyane na bakizimbaza none n'abandi batagatifu bose bakoze ibihe byagiye bisimburana nuko hamwe nabo turagusize Rwanda kubwa Yesu Kristo umwana wawe. Imana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we ubumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburwa n'iteka. Nk'uko twabwirijwe n'Umukiza akadutegeka kandi ubwe akabidutoza tugira icyo tugira tuti Nyagasani Mana yacu wowe ubasha muri byose n'Imana gusa umaze kugena intangiriro y'ibintu byose no kurema umuntu wishanyije washatse umugore abivuga ngo ushaka gutanga ubyo batakiri babiri ahubwo ari umuntu umwe bityo twigisha ko ube wishakiye kumenya udakwiye kugira icyo utandukanya na rimwe. Reba n'impuhwe aba bageni bagize isezerano ryo gushyingirwa baragusaba gukomezwa n'umugisha wawe urabaye n'amahoro n'urukundo bazahora bakurikiza umuhigo wawe n'intungane baratora n'ibitabo bitagatifu. Reba n'impuhwe abagabo babo urabaye muri ab'insi abagore babo babonemo inshuti bareshya basangiye gupfa no gukira babahe icyubahiro kibakwiye kandi bakunda igihe cyose kuko Kristo akunda Kiliziya ye. Noneho Nyagasani turakwinginze uha abayoboke bawe ukwemera kutajegajega no gukomera ku mategeko yawe kandi ubwo wasangiye ikiryango kimwe ubahe urangwa n'imigenzereze myiza
ivanjiri bagira inkingi y'urugo rwabo, maze mu maso ya bose babiri Kristo abahamya nyakuri. Bari kubyara umukuza, babe n'ababyeyi barangwa n'imigenzo myiza, bazarambe babone abuzukuru n'abuzukuruza. Baragatunga batunganirwe, maze nibamara guhereza ubuhamya uko babyifuza, bazinjire mu ngoma y'ijuru babaye n'abatagatifu bawe. Ubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu Kristo wabwiye intumwa zawe tubasigiye amahoro amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo ukore kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe ni amahoro kandi wibumire mu bumwe bubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amara Nyagasani, nimwifuze amahoro.
imbere hano abanyagikristo barasangiye kazi n'abatifu ubahereje umutima umwe mu rukundo umweko bwa Kristo umwami wacu. Kristo zakuzwe. Twongeye kwifuriza rero umunsi mwiza abageni bacu. Ijambo ry'Imana ryafashije kuzirikana ku mubano w'abashakanye, aho twumvise yuko uwo mubano wagizwe n'Imana ubwayo kandi ko ab'Imana yahuje ubwo kugatera imitima yabo na agikwiye nta kigomba kubatandukanya. Gutandukana n'urukundo nabwiranya n'ikisi. Urukundo rero rwabahuje rugacogwe. Hari byinshi bishukana hanze aha ngaha, ariko mu babaherekeje mwabonyemo abamaranye imyaka 40, 50, 30. Nawe ukorera birashoboka, nawe birashoboka, urabishimiye ubuzima Nyagasani yakuhaye.